ndabasuhuje mbahaye ikaze mu kiganiro cyo kuri iki cyumweru, inshuti bakunzi bacu tubana umunsi ku wundi. Reka rero mbasuhuze mwese aho muherereye, mbabwire ntimugire icyumweru cyiza, mbabwire ntimugire pasika nziza ku bakirisitu bose muyizihiza. Nizere ko rwose ibintu bimeze neza cyane, ariko nubwo nyibifuriza mutibagirwa mutirengagiza yuko turi ku rugamba. Mu gihe nicyo cya mbere ntabwo tugomba kubyibagirwa, ntabwo tugomba kuryama ngo dusinzire duheze, cyane ko urugamba rurimo kugera ku musozo. Mu gihe urugamba rero ruri kugera ku musozo, nk'abanyarwanda, nk'impirimbanyi, nk'abantu bose mudushyigikira, nk'abantu bose mudukunda, hari ikintu kimwe tutagomba kwirengagiza. Hari ikintu kimwe tudagomba kwirengagiza, tugomba kumenya guhitamo umurideri. Ibihe biraguhinduka, ibintu bigiye guhinduka, ntabwo tugomba kugwa mu mutego nk'uwo twaguyemo na mbere hose. Tugomba kugira uruhare mu kwishyiraho umuyobozi, kandi nanone tugashyiraho umuyobozi twizeye, tutagendeye kuri titire runaka. Ibi ndabivuga kubera iki? Abanyarwanda bamwe bagiye bizerera muri ba Kayumba, bakabagambanira bafatanyije na ba Museveni. Ugasanga nk'abasirikare muri P5 bamwe ntituzi irengero ry'abantu, baragiye barahera. Bitewe n'iki? Gukurikira umuntu utakagombye gukurikira, kubera gusa kuza umuntu akaba yatubwira ati njye nabanye n'inkotanyi ndazizi, nzi njye nkeya zazo, njye ntazihirika. Biguhiye garanti yuko abantu batagikorana. Umuntu uzi neza yuko yishe abantu, uzi neza yuko ati muze mu nama runaka, ati hari uwenda umuhutu runaka yabatumye muze mu nama, mugasanga byari ukubabisha bakamenamo amagrenade bakabica. Ejo akaza akakubwira ngo arimo ararwanya Kagame. Mu buhe rwego? Ibyo byaha aba yumva yabicika ati, ukaburamuka ukamukurikira. Iryo kosa nizere ko nta munyarwanda ugomba kongera kurigwamo. Yewe n'abandi banyarwanda ndetse n'abantu bankunda, n'abantu mukunda Valanti, abantu mukunda iyi sheni, iyi cano yacu, dukunze kubabwira umunsi ku wundi, tubahitiyemo Galaxy. Nyabuna mutazayoba, ntihagire umuntu ubayobya. Galaxy ku isonga, nibo bantu bujuje ibyangombwa 100%. Muve kuri ba bandi baza birirwa bababeshya bati yati buriya ntabwo yabanjije kutubaza ngo ntabwo ari uko yakagombye kuba yarabikoze. Wagira ngo abikora ati? Mu gihe wewe ujya no kunyandikira cyangwa se ujya no kumvugisha ukamanza kumbaza ngo niba batari kutwumviriza, wowe umunyabwoba ni wowe padiri agombaga kuza kubanza kubaza ngo mbere yuko agira icyo akora. Abo bantu nabo mukabirinda, tugashyigikira umurideri wacu, tukaba nko mu bindi bihugu. Hari ibihugu biba bifite abarideri kandi koko bikabashyigikira. Tureke gutatanya imbaraga, duhurize hamwe umurideri wacu tumuhe imbaraga. Mu bimwe na bimwe mu bintu by'ingenzi birimo biragonga FPR ni ukutagira umuturage nabyo birimo. Umurideri wacu rero mu gihe tumushyigikiye, mu gihe tumuri inyuma nk'abaturage, nta mpamvu yatuma adatsinda. Iki nari nyihereyeho kubera yuko muri bino bihe rwose bigaragara yuko urugamba rwamaze kugera ku musozo. Muti ni gute ushobora kuvuga ko urugamba rwamaze kugera ku musozo? Ndagira ngo mbabwire yuko izi nkotanyi nubwo tuzivuga gutya, nubwo zakoze amahano, ariko burya ibyo bavuga rimwe na rimwe baba babizi kandi aba ari ukuri. Kabarebe ubwe we yatwibwiriye yuko umunsi twabonye igikangisho cya jenoside ntacyo kikivuze kuri iyi si y'Imana, muzamenye ko ingoma ya FPR yavuye ku butegetsi kuko ariho bahahira. Arongera avuga ati umunsi tutagifite Kongo nabwo muzamenye ko biturangiranye.
ibyo ngibyo ninde utabona ko byabaye. Mwerutse kubona Evode na Sikoviye barimo bavuga ubusa bivugishwa ngo ngoro kubera iki amahanga ngo hagurutse ngo ari kubigenga bitekerezo. Ariko ndagira amabwira ko atari kwemeza nta amahanga atari kubigenga bitekerezo. Ni cya gihe Kabarebe yatubwiye kirimo kugera, ni cya gihe gisohoye. Ni cya gihe cyo kuvuga ati umunsi mwabonye byabaye mumenye ko nta meza abiri dufite kuri ubu butegetsi. Mumenye ko nta meza abiri dufite turi kubayobora nk'abanyarwanda. Tayari rero ibyo ngibyo ni wowe wabyivugiye kandi bimaze kuba byarabaye, ngira ngo biragaragara. Ubu si uwo wenyine. Mubaraka Muganga nawe murabika yigeze gukora disikuru avuga ngo Imana ntiyumva amasengesho y'abantu bari gusenga ngo Imana ibarwanire intambara, ngo kuko biramutse bibaye bamwirukana. Ndetse aravuga ati ngo icya gihugu bagendaga amezi 6 ngo basigaye bafata Rwandiya bakagenda ngo bagakora ikiraka bagahita bagaruka. Ibi bigahurira none twabenga aba n'abakozi bampatse ibihugu nibo babatuma umunsi batakibatuma babakuyeho amaboko, umunsi batakibatuma babonye indi bagomba gutuma, bagomba kuva ku butegetsi. Ya masengesho rero uriya mugabo Mubaraka Muganga yavuga Imana ntiyumve, kumbi yarayumvishije ibyo kujya gukora y'ibiraka kugira ngo mubona ko byamaze kugwamo amazi. Byane ngo bagendaga amezi 9 ngo bagakora ikiraka bakagaruka, ubu ngubu basigaye bagenda ni hatahe n'umwe. Ngira ngo mwabonye amafoto nashinze ngo kuri thumbnail y'abasirikare barimo bakomeje kugwa kuri buriya butaka bwa Kongo. Aba ni abana b'Abanyarwanda, aba ni abaturage b'igihugu bakagombye kurindwa, ariko iyi saha bari bashiriye muri aya mashyamba ya Kongo. Bitewe n'iki? Bya biraka wabaherezaga ibiraka nta kibibaha, ubasigaye babona ko bagomba kubikora ku itegeko, bakabikora ku ngufu kugira ngo ya mezi 2 byibura y'icumi bavuze ko batamara. Ariko n'ubundi nta kabuza ntabwo bagomba kuyamara. Niyo mpamvu rero hano ari imbere mvuga ni ibintu bimaze guhinduka, ibintu bigeze ku rwego FPR idafite igaruriro. Ni ngombwa rero ko mugomba gucana ku maso, kuko nayo rega birashoboka ko yakora ibyo mu mafiya bwayo hakaza undi avuga ati inkotanyi nazirwanyije cyane, nubwo nakoranye nazo nzubu bwazo ngewe mu nkurikije. Ugasanga abaturage n'ubundi bagiye muhumye ugasanga FPR ntivuyeho, ugasanga bayihinduriye ikote gusa. Icyo nicyo gikomeje. Niyo mpamvu nabwiye abaturage tugomba guhitamo neza kandi tukaba maso, umurideri wacu tukamushyigikira mu buryo cyangwa se ubundi, kugira ngo izi nkoramaraso, izi nkotanyi tubashe kuzigaranzura burundu. Nuko rero mu Rwanda katero tuhavuye dusimbukire mu gihugu cya Kongo. Mu gihugu cya Kongo biravuga ko rwose uwitwa Kabila byaba yagerageje gukora kudeta. Uyu nguyu kandi akaba yashakaga n'ubwo gukora ijambo yashakaga kuvugira igoma, yashakaga kurivuga yarangije gutera kudeta. Ivuga ngo hari abasirikare wenda bakuru yari yarangije kuvugana nabo, ariko ntabwo byaje kumuhira. Ndetse mwabonye ko Costa Mutamba yahise amujyana mu nkiko, ibintu byose birafatirwa. Ndetse nawe ubu ngubu rwose ndahamya neza yuko ari guhigwa, nyine agezwe imbere y'ubutabera. Ariko ibi kubera iki birimo kuba muri ino mitsi? Ni ya ntambara igeze ku musozi nababwiraga. Abo bose mu babagambanyi bose tugiye kuzabona bose bari kuza hano iguma, bari kuza kuzageza barindimutse. Ubwo rero yarateganyijwe kuvuga iryo jambo kuri uyu munsi, ariko ribanjirijwe n'inama yaraye ibaye yahuje bamwe mu bakongomani bo muri M23 n'aba Sofia ba Kagame, mu rwego rwo kurebera hamwe icyo gukora kugira ngo Paul Kagame abashe kwikura muri iki kibazo. Uti yari inama igambiriye iki cyangwa se bimwe mu byo baganiriyeho nibihe? Paul Kagame nyuma yo kubona yuko iyi ntambara yamaze kuyitsindwa, inkiko zimutegereje,
ndetse n'abanyarwanda barimo baramwamagana, ndetse n'ababona ko nyine adafite aho kujya, bya bindi nababwiraga haruguru, abona ko bimaze kumusohoreraho. Yigiriye umutwe wo kuganira na Kabila ngo barebe ukuntu RDF ishobora kuva ku butaka bwa Kongo ikavayo igasubira mu Rwanda, ariko aba M23 b'abakongomani nabo bakava muri iriya migi bakagenda bakajya za Bunagana, bakaba ariho baba, bakaba ariho umutekano, mbese ngo bakagaragaza ko umutekano ugarutse, ngo ariko ugaruwe nande na Joseph Kabila. Atangire yiririmbe, atangire bakore za propaganda zabo mu rwego rwo kwerekana yuko uyu mugabo ari intwari y'abakongomani. Ariko umuntu akibaza ikibazo kimwe, aho muri Bunagana ho ntabwo ari muri Kongo muraba bagiye, ariko none ibi kubikora bakabikora mu rwego rwo kuvuga bati igitutu cya Amerika kiraba kigabanyutse, ntabwo barakomeza kuba bandeba, turaba dubonye igihe cyacu cyo kongera kwikunda, cyo gushyiraho gukora za propaganda mu baturage, igihugu yongera gisubize mu icurabiri uko cyari nk'iryo ryari rimazemo imyaka 10 n'ingahe yari akiyoboye. Ibi ngibi ariko mpamya yuko bidashobora kubahira, ibi ntabwo bishobora kubahira, kuko Kabila ikosa rya mbere yakoze ni ukujya i Goma anyuze mu Rwanda. Ibyo ubwabyo biragaragaza yuko aba bagabo bakorana, kuvuga ngo Paul Kagame ngo arakuraho ingabo ze muri Congo nta garanti bifite, kandi n'igihe cyamaze kurenga, cyane ko no kuzikurayo niyo nubwo yazikurayo inkiko ziramutegereje, ategerezwa kwishyura ibyo bangirije muri Congo, ategerezwa kubazwa abakongomani barenga miliyoni 20 bamaze guhitanwa n'izi ntambara yagiye kurwanayo. Si icyo gusa kandi hari n'imiryango iri mu Rwanda imutegereje kumubaza abana bamuhaye ngo bari kujya kurwanira amabuye ya Kongo, ngo babishya ngo hari FDLR, ngo ari abantu bashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Abo bana bose bamaboza ubwonko bakabujyana buhumyi, nabo tegerezwa kubibazwa, kuko ririya ni ihohoterwa babakorera. Ubwo rero Paul Kagame yaratinze, ntabwo mbona yuko iki ari cyo gihe cyo kuba yavuga ngo agiye guhita apfa gukurayo ingabo ze kuri buriya butaka, noneho bigaragare ko uyu Kabila ari we ugaruye amahoro. Kandi rero ibi bibaye nyuma yuko iwe bahasanze imyenda ya gisirikare, amabaro menshi cyane, akaba yagerageje ngo gukora kudeta. Uyu kudeta ibaye 101. Ubushize twababwiye ko Costa Mutamba yaravuze ko hamaze kugeragezwa kudeta 100, ubu yibaye 101. Uyu mugabo rero byari biteganyijwe rwose aza gutanga disikuru, ariko Kinshasa ari ibindi ubutegetsi yabuhiritse, ariko ntabwo byaje kumuhira, ndetse rwose Paul Kagame reka ubu bugoryi, ibi bintu ntabwo bizabuhira. Iyi ntambara yamaze kugitsindwa, byararangiye. Ntabwo mbona ko afite aho yahera avuga yuko iyi ntambara ashobora kuyitsinda. Karimu kandi aramutegereje, mu gihe yakuye ingabo ze hariya kuri Kongo n'ikimenyetso kimusiga, agomba kumufata. Kandi ikindi rega, Amerika igomba kuza no kwirindira hariya hantu. Ibi byose bari gukora bari kubitanguranwe mbere yuko Amerika yiza kwicungira umutekano hariya hantu hose, kugira ngo bizinesi zibaze gutangira gukora. Kandi ntabwo Paul Kagame ari kwitambika Amerika, ibi byose yivugisha ni ibitanubwo bitabapfu. Uyu munsi rero asumbirijwe, ntabwo aribwo ashobora kuba ngo arakora ingabo ze hariya bipfe kumworohera, cyane ko n'umuntu asigaye yinjira ku manywa y'ihangu. Ubwo bivuze yuko rwose nta kabuza uyu Kabila n'abandi nabonye ngo bashobora kuza rwose, ngo bamuyize ngo kutumbi nabo ngo bashobora kuza bakiyunga nawe, nibaze. Ubanza uyu mugabo ari we mugabo wa mbere nzi
menye wabaye perezida bikaba bigiye kurangira ari inyeshyamba afunzwe burundu, bose imitungo niba yamaze gufatirwa nawe bakaba barangije kumushyira mu nkiko, igisigaye ni iki? Nuko bamufata bakabimuryoza nawe akajya mu gihiriri cya Paul Kagame agashinjwa kwica miliyoni 20 afatanyije na Paul Kagame, akajya imbere y'ubutabera. Uwari perezida akaba perezida w'igihugu imyaka 10 n'ingahe, akaba agiye kwifatanya n'abateroriste, akaba apfuye ari rubebe. Tugasigara twibaza, hari rimwe na rimwe kuba perezida ubanza bari buntu bakamwambika ikote babona ashoboye kuryambara bakavuga ati genda wicare hariya ubwo baye perezida birarangiye. Tujya tubibona abaperezida benshi bajya mu nama atazi no kuvuga ati, yavuga ati perezida runaka ayobora Kongo kandi ayobora Uganda cyangwa Tanzania. Bavuye perezida wa Tanzania ngo ni perezida wa Kongo, ntabwo ari uwo wenyine, n'abandi benshi. Usanga umuntu ntagishobora no gufata umuhoro ngo ateme inanasi bwe hasi, ariko aracyashaka kwiyamamaza ngo ashaka kuba perezida. Abanyagitugu nk'aba rero n'ubundi irangira ryabo ni rimwe, cyane cyane ku muntu w'umunyagitugu urenzaho ntakorera abaturage, agakorera abazungu, akica abanyafurika, akica inzirakarengane. Uwe nta kabuza rwose iherezo rye riba rigomba kuba ribi cyane, cyane yuko nta n'inyungu ziva mu gukorera bamatse ibihugu. Kuri bamatse ibihugu ukurangira ni kuri ya kwa Paul Kagame. Niyo mpamvu mbabwira nti Geregisi ku isonga, umuturage w'umunyarwanda ufite umutima wo kumva abanyarwanda no gukorera igihugu, ukakivana muri icubaro muri tumaze n'imyaka 35. Umunyarwanda kongera akishyira akizana. Umugani wa mumotari na abanyarwanda ati kuki Imana ko yaduhaye igihugu, kubera icyo aba bantu badukorera ibi ngibi. Icyo gihe cyabyo cyo kwibaza ibyo ngibyo bikarangira, umuntu akaba mu gihugu agakora agatera imbere, agafiringa akaryoherwa, akagira icyanga cyo kuba ari umuntu afite igihugu. Umuntu agafire akabyumva neza, akumva bimuhesheje agaciro kuba ari mu gihugu cyiwe yavukiyemo, pana kuba mu gihugu umeze nkaho rwose uri umwimukira. Ubwo rero ibi ngibi kugira byose birangire, nta handi nuko tugomba guhitamo neza, kandi rwose ukaba dukunda, ukaba dushigikiye, ukaba tubana muri bino biganiro rwose pe, nanjye ndaguhitiramo guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Nimwumva nyivugira gutya mutagira ngo yaranyishyuye, mutagira ngo nyibarizwamo, ntabwo nyibarizwamo, ariko ibintu bakora biranyemeza kabisa, ibintu bakora biranyemeza. Niyo mpamvu bibashimira rwose nkavuga, kandi namwe ngabahitiramo gukorana nayo, kumujya inyuma umulideri wacu, tukamushyigikira mpaka tumugejeje mu rugwiro, ubundi igihugu tukacyubaka twakundi twifuza, twabyubaka bivuye mu mitsi yacu, pana gucungira mu kwica abakongomani, pana mucungira mu bujura, mu bintu bidafite 12. Ubwo rero kambashimire mwebwe mwese twabanye muri kino kiganiro, kandi nizere yuko murakomeza kubana natwe. Ubwo rero ibiganiro byacu nakagaruka naho ku munsi w'ejo, ariko ntimwibagirwe gukora subscribe niba wakunze ibiganiro byacu, kugira ngo n'ejo bundi ujya kubashya kuba turi kumwe hano tuganire twungurane ibitekerezo. Mwari kumwe na Kabosi rero, reka twongere gusubira ku munsi w'ejo, turabakunda.